Muri video ishize twavuze ko haka atari umuntu mubi buri gihe. Hari abantu batekereza ko haka ari umuntu wiba amafaranga kuri interineti. Ariko ukuri ni uko hari ubwoko butandukanye bw'abahakazi. Hari abakoresha ubumenyi bwabo mu gukora ibibi, hari n'ababukoresha mu kurinda isi ya interineti. Uyu munsi rero tugiye kureba ubwoko butatu bw'abahakazi bukomeye cyane ku isi. Aba mbere ni White Hat Hackers. White Hat Hacker ni haka mwiza. Uyu muntu akoresha ubumenyi bwe mu kurinda sisiteme. Urugero, banki ishobora guha akazi haka ikamubwira iti gerageza winjire muri sisiteme yacu urebe niba ifite intege nke. Iyo haka abashije kubona aho sisiteme ifite ikibazo arabibabwira bakagikosora. Ibi bituma abajura ba interineti batabasha kwinjira muri sisiteme. Ni ukuvuga ko White Hat Hacker ari nk'umupolisi wa interineti. Urugero rworoshye, tekereza ufite inzu ugahamagara umuntu akaza akagerageza kureba niba hari aho umujura yashoborera kwinjirira. Iyo abibonye arabikubwira ugashyiraho urufunguzo rukomeye cyane. Niko White Hat Hacker akora. Aba kabiri ni Black Hat Hackers. Black Hat Hacker ubwo ni haka w'ingofero y'umukara. Black Hat Hacker rero ni haka ukora ibikorwa bibi. Uyu ni abantu benshi batekereza iyo bumvishe ijambo haka. Black Hat Hacker bakora ibintu nka kwiba amakuru ya banki, kwiba password, kwinjira muri sisiteme batabyemerewe, kwiba amafaranga kuri interineti. Urugero, hari igihe abantu bakira email babwira ko batsindiye amafaranga menshi. Iyo ukanze link ibirimo virusi. Iyo virusi ishobora kwiba amakuru yawe. Abenshi babikora ni Black Hat Hackers. Abahaka ba gatatu ni Grey Hat Hackers cyangwa abahaka b'ingofero ya Grey. Grey Hat Hacker ari hagati ya White Hat na Black Hat. Ntabwo aba ari mubi cyane ariko nanone naba ari mwiza rwose. Urugero, Grey Hat Hacker ashobora kwinjira muri sisiteme atabiherewe uburenganzira, ariko iyo abonye ikibazo muri sisiteme aragenda akabibwira nyirayo. Ni ukuvuga ko akora ikintu kitemewe ariko intego ye atari mbi cyane. Niyo mpamvu bamwita Grey Hat, bisobanura ko ari hagati y'umweru n'umukara. Hackers bakora mu bigo binini. Uyu munsi ibigo byinshi bikomeye ku isi bikoresha hackers babarinda. Ibigo nka banki, kampani za tekinoloji, ibigo bya leta bakoresha White Hat Hackers buri munsi. Aba bantu bakora test za security kugira ngo barebe niba sisiteme zifite umutekano. Iyo babonye ikibazo baragikosora. Amateka y'umwe mu bahaka bakunzwe. Hari hakozwe cyane witwaga Kevin Matnick. Uyu muntu kera yari Black Hat Hacker ukomeye cyane. Yigeze kwinjira muri sisiteme za kampani zikomeye. Polisi yo muri Amerika yamaze imyaka myinshi imushaka. Amaherezo yarafashwe ajyanwa muri gereza. Ariko amaze kuva muri gereza yahinduye ubuzima bwe. Uyu munsi ni White Hat Hacker kandi akora mu gufasha ibigo kurinda sisiteme zabo. Ibi bitwigisha ikintu kimwe. Ubumenyi bwa hacking bushobora gukoreshwa nabi cyangwa neza. Kuki abahakazi babaho? Hackers babaho kubera impamvu zitandukanye. Abashaka amafaranga, abashaka kwamamara, abashaka kwiga tekinoloji, abashaka gufasha kurinda interineti. Niyo mpamvu hacking atari icyaha buri gihe. Ikibazo ni uko ubumenyi ubukoresha. Interineti ikeneye abahaka beza. Uyu munsi isi ya interineti ifite ibitero byinshi cyane. Hackers b'abajura bashaka kwiba amakuru. Niyo mpamvu isi ikeneye White Hat Hackers benshi. Aba bantu nibo barinda banki, kampani, app, website, amakuru y'abakoresha interineti. Umuntu ashobora kwiga hacking? Yego. Umuntu wese ufite smartphone, interineti, ubushake bwo kwiga ashobora gutangira kwiga cyber security. Abenshi mu bahaka bakomeye ku isi batangiye mu kwiga bonyine. Icy'ingenzi ni ukwiga uko tekinoloji ikora. Itegeko ry'ingenzi muri cyber security. Ikintu cya mbere wiga muri cyber security ni iki: ntukinjire muri sisiteme utabyemerewe. Iyo ubikoze uba uri mu cyaha. Abakora cyber security mu buryo bwiza bahabwa uburenganzira mbere. Niyo mpamvu ethical hacking ari ngombwa cyane. Isomo ry'ingenzi ryo muri iyi video: haka ntabwo buri gihe aba ari umujura. Hari White Hat Hacker urinda interineti, Black Hat Hacker ukora ibikorwa bibi, Grey Hat Hacker uri hagati. Niba ushaka kwiga cyber security, intego yawe igomba kuba gufasha kurinda abantu kuri interineti. Niba iyi video uyikunze, kanda like, wandike comment kandi subscribe kuri channel. Mu gice gikurikira tugiye kuvuga ikintu gikomeye cyane: uko hackers bashobora kwinjira muri telefoni cyangwa computer. Ntucikwe na part 3. Nge twabanye nitwa James, mukomeje guhabwa ikaze kuri CEO James Tech and AI. Kwiga AI mu buryo bworoshye
Subscribe Sibo James Tech and AI.